Uzana amakuru mashya wowe wajya gubetinga ugatsindwa cyangwa amafaranga yawe agashya. Wari uzi ko ushobora gukoresha ChatGPT ikagufasha gukora analysis ya betting neza kurusha uko wabikoraga mbere? Muri iyi video ndakwereka step by step uko wabikora nk'umunyamwuga. ChatGPT ni iki muri betting cyangwa yagufasha iki? ChatGPT ni AI ishobora kugufasha gukora analysis y'imikino, kureba statistics z'amakipe ndetse no gutanga ibitekerezo byafasha guhitamo ipari ugiye gukora. Ariko icy'ingenzi ntabwo itanga 100% ku 99 ni sure bet igufasha gukora decision cyangwa gufata umwanzuro neza. Ngiye kwereka buri ntambwe yose ku yindi kandi ndizera ko uza kuri ino video urahita umenya ko AI igufasha ibintu byinshi bigiye bitandukanye, igasesengura ko ibizi imbaraga nke z'umukinnyi, ibizi amakipe uko ahagaze, buri kintu cyose ibikizi ikora analyst kuko bifite amakuru menshi ahagije. Rero amakuru aguha ndakeka yagufasha kubetinga kandi ukabyizera ibyo ikubwiye. Kadutangire intambwe ku yindi. Nkwaye ikaze mutarakana subscribe ubanza ubikore. Iyi ni Isi Media TV. Ngiye nkaba ndi Shyaka Ashile. Kadutangire. Nkuko nabikubwiye tugiye kureba hamwe n'ukuntu wakoresha ChatGPT kandi ibi bintu AI iri gufasha abantu benshi kubasha gutsinda amafaranga menshi agiye atandukanye kuko AI igufasha ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Aho tugiye gukora n'abantu ba betting guys. Nizere ko uraza kurikira videos kugeza irangiye kandi ndizera ko uraza kunshimira. Kuvuga ngo tuzafungura ChatGPT mbona ukuvuga ngo uzabateguye amakipe ushaka kuza kubetingaho. Yes, wenda tuvuge wenda nka Arsenal na Chelsea, ya kuvuga ngo uzaza uyibwira ati nkorera, yes, nkorera analyst kuri wenda Arsenal byandika gute se bana banjye mu kintu? Arsenal wenda na Chelsea, yes, umbwire uko nakora pari wenda, yes, pari, yes. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Katurebe igisubizo iraza kuduha guys. Buno buryo babwiza byibura 90% ko wabukoresha kuko ChatGPT ibiza imbaraga nke z'umukinnyi ndetse n'iz'ikipe ndetse ibasha gukusanya amakuru yose ari hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Tutangiye kunatubwira Arsenal iri muri form nziza cyane, itsinda cyane kandi ikina tactic football. Chelsea iracyari consistent, ishobora gutsinda cyangwa gutsindwa, defense yabo iracyagira ikibazo. Advantage wahitamo Arsenal. Katurebe noneho head to head uko bahura mu mikino. Arsenal yatsinze Chelsea inshuro nyinshi, Chelsea igorwa no gutsinda Arsenal. Advantage y'undi aracyari Arsenal, attack and defense. Byose urabona ko bagenda bagusobanurira byose bakubwira ati betting noneho ipari wakora. Yes, iyo ndase nizere ko uri kubibona ipari wakora udafite risk nyinshi. Arsenal gutsinda cyangwa draw, yes, ya over 1.5 goals. Nizere ko uri kubibona guys. No medium risk niho nyine bibe byo hagati na hagati, ushobora gutama Arsenal win over ya 2.5. High risk guys. Nizere ko uri kubona buri kintu cyose ku kindi kiraza kukigusobanurira guys. Mujye mukoresha buno buryo basha gusobanura kibanza ukaza kwihitiramo cyangwa igaguhitiramo kandi ibyo guhitiyemo nubikurikiza uzabimbwira. Nkwereka urugero. Ongeye dusubira inyuma wenda tibwa ati nkorera analyst ku makipe ari ubukine no munsi, umbwire uko nakora ipari. Guys, uburyo no gukoresha uzanshimira. Yes, mujye mubukoresha kandi ndakubwiza ukuri uko utekereza utarusha ChatGPT cyangwa AI kuko yo ibifite amakuru menshi ahagije kandi irasesengura, igenda ku mikino yose ikabasha kugukorera pari. Kikaba yatubwira ati uko isesengura umukino before ikora bet. Form y'ikipe rezi performance reba imikino 5 yatsinze
arakubwira nyine buri kintu cyose ya guys, nizere ko uri kubibona, buri kintu cyose kigende gusobanura imikino iri kureba. Urugero nka Arsenal niko ushaka ibintu bya Rio, mbwira imikino kuvuga ngo hano ho uza ukayibwira nyine imikino igiye kuba, uyiyandikiramo nyine buri mukino wose washika, wenda bakandikamo wenda urugero wenda Arsenal na wenda na Manchester wenda City wenda Manchester City ni urugero, nyine uyibwira nyine imikino yose yes, ukayoherereza yes. Guys, ndagushimiye twabanye muri no video, mbibutsa ko nyine ugomba kuyibwira ikipe cyangwa amakipe ushaka ko betinga, ikaza gukorana list ikaguha igisubizo cy'uko wa betinga. Nibutsa gusaba subscribe, like ndetse na comment kugira ngo tuzabane muri video z'ubutaha. Niba hari ikibazo wagize utwandikiye muri comment tuzagusubiza. Yari Eddie, ni Kabalisa Media TV. Ciao ciao.